Hello guys, umeze mute? Twe tumeze neza. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyitwa Have Siga. Ngewe muri kubona hano kandi muri kumva nitwa Mutoni nyine. Mugenzi wanjye hano yitwa Wasedina. Twishimiye kubana namwe mu kiganiro cyacu. Guys, tujye kuvuga ku nkondo z'iyi minsi. Uburyo inkondo zahindutse, uburyo inkondo zawe amafaranga. Guys, mutere udutebe mutubwire ukuntu ibintu mubibona, ese ibintu murabibona gute, murabyumva mute, murabona isi irimo itujyana ahantu hameze gute. Guys, tugiye kuvuga ku bahungu uburyo baduhemukira. Ngewe ubu ngubu nje nakamejeje mbese uburyo abahungu baduhemukira. Sure. Bro. Abahungu bahemukira abakobwa kubera yuko usanga abahungu mu buzima busanzwe bwa buri munsi, wenda urugero afite girlfriend i Kigali, agiye nko gukorera i Musanze, ntabwo uriya muhungu agerayo ngo ashome. Ndabihamya 100%. None wese uko ubibona siko bimeze. Guys, ibyo bintu rata nibyo mumbwire. Njye siko mbibona. Bibona gute? Umuhungu iyo umuntu agukunda, reka ndeke kuvuga ku muhungu cyangwa ku mukobwa. Iyo umuntu akunda undi aramwizera. Kuki wumva ko niba umukunda, kuki wumva yuko ahagiye nyine ntago ari bumere neza adafite umukobwa iruhande rwe? Kubera iki? Njye simbyumva. Kuko 95% nta muhungu ushaka kuba hashomye mu gice runaka, kereka nyine karitsiye yarimo ari kumwe na girlfriend wiwe, ariko igihe muri kure 95% abo bahungu niko bameze. Guys, abo bahungu si ubwo rata baba bakundana cyangwa ahubwo baba bifitiye irari? Ngenda cyeka baba badakundana ni irari. Oya, ntabwo ari irari. Njyewe reka muhereze urugero. Wenda urugero, umuhungu ashobora kuba ari nk'ani Kigali, murakundana, aranagukunda pe, aragukunda no mu mutima nyine aragukunda. Noneho akabona nk'akazi Musanze, akajya gukorera nk'i Musanze, uri kumva agiye kure y'i Kigali, agiye kure yawe, ntabwo azajya kubona buri munsi nk'uko nyine yajyaga kubona, uko nyine yumva yakubona. Iyo ageze i Musanze ntabwo ashobora kumara icyumweru atarabona undi girlfriend. Ati kubera iki? Aravuga nyine ntabwo shomera, nyine ahita ashaka umumararungu muri iyo minsi. Guys, ibyo bintu ni ibiki? Si irari? Iryo ni irari, baryita irari. Umva ntabwo ari irari. Nyine ashaka umumararungu, ahubwo uvuga ngo iyo umufashe bigenda bite? Nese mbabaze abakobwa beza n'abasore, ufashe umuntu aguca inyuma cyangwa se yaraguca inyuma ukabimenya, wahita urakara ukamwima amahirwe ya kabiri, mwaganira, wamubabarira, wakora iki? Mutubwire muri comment. Reka mubwire, urumva nko muhungu aragiye ashatse undi nyine umumararungu, reka ariko mvuga i Musanze, wowe gusiza i Kigali. Noneho wenda kubwo amahirwe make yagize uramufashe, umufashe ari kuguca inyuma. We ibisobanuro nyine abahungu bahita baguhereza. Igisobanuro cya mbere rahita avuga ati uri kumva njyewe ni wowe nkunda. Urumva ni wowe nkunda, uriya nyine ni wo kwifashisha, ariko ni wowe nkunda. Kuko kidaheza agaciro urukundo ngukunda. Uri kumva iby'isobanuro by'abahungu muri izi nkunda. Guys, mutubwire njyewe nabonanye n'abahungu, ari wowe umufashe wakora iki? Mutubwire muri njyewe rero nahita mureka. Kuri serious. Kamubwire impamvu nahita mureka. Akuzi umuhungu nta kintu yakuburanye, ari kwitwaza ngo ni wowe akunda. Ni iki kimwereka ko ari wowe akunda? Nimba gukumva yakeneye mu marirungu, natege cyangwa akubwire umusangeyo, nyine muganire, akubone, mwishimane, and then usubireyo, ariko areke kugushakiraho abandi. Ni ukuvuga ngo nave i Musanze bakamuhindura akazi akajyana Nyagatare, naho azagera ashaka undi girlfriend. Njye nahita mureka. Guys, mudukiranure, wewe wakora iki ari wowe? Mutwandikiye muri comment. Njye nakora. Ikintu nakora nanjye ati se inshuti yanjye, mugabo mwiza, muhungu dukundana, wowe ibintu wakoze wabitekerejeho? Ese koko urankunda? Ndetse ikinyereka ko nkunda ni iki? Mbere yuko mfata umwanzuro wo kugira ngo dutandukane cyangwa tubivemo, twabanza tukaganira, nkamubaza bimeze gute, nyine
kubera iki wabikoze nyine kuki wabikoze none se ni iki kigaragaza ko umuhungu ubundi ni iki kigaragaza yuko umuhungu agukunda ni ikihe kintu ushaka kumbwira ushaka kuvuga uti uyu muhungu uko byagenda kose arankunda ikindi guys kambagira inama nujya ubona ari wowe uhamagara mbere wandika mbere uvuga mbere guys ntabwo umuntu agukunda ahubwo afite undi icyo ni cyo kikwereka ko umuhungu agukunda gishobora gutuma umwizera oya ntabwo ari icyo iyo umuntu akwitaho guys aguha si ukuguha keya gusa akakwitaho aguha agaciro akubahisha mu bandi aho utari arahakubera bivuze ngo uwo muntu aragukunda kandi nanone ikindi niba yagenda avuga runaka ndamukunda ndamana ntacyo ntamukoreye ntabwo agukunda kubera impamvu umuntu ugenda kwirata mu bantu bose ahantu hose ari proud yawe ntabwo ari proud yawe kugira ngo wenda bamenye ko ari wowe mukunzi we behind hari undi muntu oya guys izo nkunda ntabwo mubyemera kamubwire umuhungu none se yagenda kuvuga kandi inyuma hari uwundi muntu hanyuma uwo muntu yabyumva bakagumana ntabwo byumva njyewe nkeneye umereza ingingo ikomeza ko uyu muhungu ko kagukunda nyine kuko uravuze ngo we ntabwo wahita utandukana nawe nyine usanze afite umumararungu hafi no muri karitsiye atarageshomera ni iyihe ngingo ashobora kuguhereza ushobora kuvuga ati uno muhungu arankunda reka mureke dukomezanye nta ngingo ashobora kumpa ngo numve ko ankunda no ntayo kuko nta muntu kuri iyi si uri perfect especially in relationship ntawe pe kuko ushaka kumbwira izo mpamvu zose akaziguha akaba proud yawe ahantu hose arakugendana mu mutwe niyo yakishyiraho amarangi yawe ariko atagukunda oya of course afite hariho abahungu bari seriye nakubwiye ati 95 nuko nguko bameze guys bacana inyuma bya bindi bigize gute bikomeye birenze n'ubwenge bwa muntu ariko nanone bacunga y'Ikinyarwanda ngo nabapfira gushira hari batanu babonetse muri 95 simvuze ko abahungu mwese ariko mumeze inshuti yanjye nimunyumve nabi oya ariko baravuga ngo umuhungu cyangwa se umusore cyangwa umugabo ni umwana wundi abakobwa bafite wenda ikintu bavuga kurwanira urukundo ariko n'abahungu barakigira bro ubu ngubu hariho urukundo bita rw'amafaranga sibyo rata kagira inkuru urukundo rw'amafaranga urugero mfite boyfriend cyangwa reka nigire umuhungu mfite girlfriend mpuye n'undi muntu ufite amafaranga w'umukobwa ufite amafaranga umukobwa wakoreye amafaranga umukobwa mwiza ufite amafaranga w'umukire none se agusabye urukundo warumwima yes hariho abantu bafite urukundo rw'ukuri bro hariho abantu bafite urukundo rutajarajara ku buryo niyo wamuzanira amafaranga angana tudashobora guhemukira umuntu bakunda ntabwo nabihakanye ko barahari amafaranga ni utuntu tuza nk'ukuntu ubona umuyaga ushaka kuza nyine ugahuha ukaba wafata utuntu tw'udupapuro tw'udushashi tukaza umuyaga ukatwegeka aha hantu niko amafaranga aza mu kanya umuyaga wagaruka ukongera ugatwara twa dupapuro ushobora gusanga tugeze he tuvuye nko mu ntara tugeze ahandi hantu ni ukuvuga ngo n'amafaranga ni kazi njyewe ndabizi neza hariho abahungu badashobora gushidukira abakobwa ngo nuko bakurikiye amafaranga hariho n'abakobwa badashobora gushidukira abahungu nuko bakurikiye amafaranga ariko nanone turengagije ko muri ubu buzima bwa relationship guys muradufasha hari abahungu baba bari seriye mu kubeshya abakobwa bakira n'imitima yabo ni ukuri reka nkubwire ugasanga umutipe afite amafaranga yariteguye yaripanze neza uri kumva yarangiza agakina n'umutima w'umukobwa akawukinisha mani batanga keya uri kumva batanga keya akaguhereza amafaranga yose wifuza mbese akakumenyera buri kimwe utiriwe unamusaba akamenya ngo igisuko cyashaje ukajya kumva umusatsi washaje akabakoresha iki amafaranga sheri ijya muri salo ibiki n'ibiki ariko kakageza ko kuguca inyuma bro ahora ari update ku ikofi ye akaguhereza ibyo ukeneye byose ariko inyuma
ari ibicika bigacika. ibyo bintu biriho. ndabizi cyane. Ibyo bintu bigukorera bitewe n'icyo ukunda. Gute? N'icyo ukunda gute? Niba umugera imbere ukamubwira ashashe ari umusatsi washaje, ibintu byashaje, nyine inzara zashaje, mana we zirasa nabi, ndasa nabi, ndashaka gusa neza. Guys, niba uri umukobwa ukorera amafaranga, nta mukobwa muri iki, abakobwa bicaye ni bake cyane. Niba uri umukobwa ukorera amafaranga, kuki utakifata ngo ugende wowe wijyane muri salo wikorera ibyo ushaka, wibuke ko nabona usa neza, nibyo turabigarukaho. Guys, niba ukorera amafaranga ugomba kumakinga sure ko usa neza. Ese uwo muhungu azayaguha guhereye habona ko usa neza? Azibwiriza gute abona ko usa neza? Wenda azakora ibindi bitari ibyo wakoze, ariko ntabwo kwiyitaho, kuba independent ntabwo ari ukuvuga ngo usa neza ugira gute. Ushobora kuba usa neza ariko utari independent. Gute? Ngereka mubwire Shami, hari n'igihe ushobora kuba ukora amafaranga yawe wenda uhembwa nka desi ku mwana w'umukobwa, desi n'amafaranga menshi, ukumva uhembwa nka desi zawe, ufite n'umutipe umeze gutyo, ntakubona usa nabi, akakubona n'ubundi warawitaho, kuko n'ubundi twebwe abakobwa murabizi ibyacu amafaranga ni ukwitaho, imisatsi, inzara, ibiki, ni ukwiyitaho. Ariko umuhungu ntabe yakubona usa nabi, ukajya kubona ukabona message 100,000, uri kumva arekoherereje, agahita wenda cyangwa wenda ntajye n'ikintu akubwira, wenda mwaza kuvugana akaza kuvuga ati sheri nagwaye aka message se wakabonye, wagira utuntu witaho, atari uko yakubonye usa nabi bro. Nyine just kubera ko hari abahungu baba bazi gutegura, gukina n'imitima y'abakobwa, bagakina mwabahuye bro, mwabahuye twakinaga biye kera, bakagukiramo dogoma. So guys, kambabwire rero, niba hari umuhungu umeze gutyo wibwiriza, the advice ntaguha, nyine ngewe nshobora kuguha, wikifata ngo ujye mu rukundo nyine wumve uragiye wese, kuko ushaka kuzababara guys, ushaka kuzababara biteye ubwoba. Erega ariko nanone wibuke ko urukundo ntago ari ikintu navuga, ntago ari ikintu umuntu ashobora gutegura ngo avuge ngo nzarubamo gutya, ngo nzarugendamo gutya bro. Hariho umuhungu uza akakwica mu mutwe, ukisanga nta kantu na kamwe wisigarije mu mutima, waje wese habe na rimwe wisigarije, ku buryo ubabara nyine ukababara pe. Kuko urukundo ntabwo ari ikintu umuntu ategura akavuga ngo nzagendamo gutya, ngo bizagenda uko. Hari umuhungu uza, urumva wenda wowe ushobora kuvuga ati uru rukundo ngiyemo, kubera ko umuntu wese ntabwo ajya mu rukundo kubera ko agiye gukina. Ntekereza ko umuntu wese wavuye mu ishuri ajya mu rukundo avuga ati ndi mu rukundo nyine rwa seriye, ndi kubaka ejo hanjye hazaza, ntabwo ndi gukina mu rukundo, kuko inkundo zo mu mashuri nizo nyine zo gukinamo, nyine umuntu aba atazi ibyo arimo. Ariko ntekereza ko urukundo umuntu yinjiyemo avuye mu ishuri, mani ruriya rukundo ntabwo ruba ari urukundo rwo gukina. Niyo mpamvu wowe uza wese nyine ukizera umuntu, kandi kwizera umuntu mwana mwabahungu mwe nimukajyemo bukina n'imitima y'abakobwa pe, mujye mwihangana. Hari igihe ariko nanone tutibagiye ko n'abakobwa nabo babaza abahungu. Hari igihe umuhungu nyine agutereta, we mukobwa kwa ko nyine uba wumva nta kindi, cyane cyane twebwe abakobwa dushoje kwiga tuba twumva nta kindi ni ugushaka amafaranga, kubaka urugo, nyine ukaba mama w'ejo hazaza. Abahungu bo rero urabizi babanza kwihiringa, kwihiga, kwishakisha kugira ngo bagere gute babe bakubaka urugo. Rero umukobwa ibyo nyine mu rukundo we aza wese akenshi, akaza wese nabyo kuvuga ngo areke kwimarayo. Iyo agize Imana ahura n'umukunda by'ukuri, kuko ntabapfira gushira. Ariko wibuka 95 kuri nge ku ruhande rwanjye, 95 bakina n'imitima y'abakobwa. Guys, nta muntu udakina n'umutima w'undi, ahubwo kambabwire rada, niba uhuye n'umuntu, kuko already this generation mwese mufite experience ku bintu bijyanye n'urukundo. I know, kuko natwe ntabwo tuba mu mahanga, tuba mu Rwanda. Usibye no mu Rwanda, ahantu hose nyine generation turimo ifite experience kuri relationship. So icyo nababwira ni iki rero, niba umuntu ashaka kubwira ngo ndagukunda, ntumuzi, ntakuzi, it's the first time,
ndabyemera ko habaho love for the first sight, ariko mubyumve nk'inama mbagiriye, mubyumve guys, imitima y'abantu yarashengutse, abantu barwaye depression, abantu barwaye stroke kubera impundu, amadivorce hanze aravuza ubuhuha kubera iki? Abantu babana babizi yuko inyuma hari ama side chick. Si abakobwa bagira side chick gusa, n'abahungu bagira side chick. Ikindi guys, umuntu nakubwiye ngo ndagukunda, make sure koko wowe uramukunda cyangwa ukurikiye amafaranga cyangwa se ukurikiye ikindi kintu kuri we. Wikunda umuntu ugendeye ko ni mwiza, yambara neza, ni gentleman, hari umuntu ubona akagukurura bro, afite amafaranga, afite buri kimwe cyose, akagukurura burete mubwire, sibyo? Uwo muntu wamukunda, mwakundana? We njye hari ikintu ndi kwibaza, umuntu abwirwa n'icyo umuntu umukunda koko by'ukuri? Guys, abibwirwa n'iki? Mutandukanye crush n'urukundo rwa nyarwo. Ubibwirwa n'iki se nyine kagukunda by'ukuri? Ni iki kibikubwira? Ese kuki wumva yuko wowe niba buretse niba umuntu ashaka kubwira ati ndagukunda cyangwa wowe ukamugirira crush, sibyo? Why don't you take first step nyine ukicara ukavuga okay, amaso akunda ni umugani w'ikinyarwanda, ntabwo ari njye wuciye. Amaso akunda aragaragara, sibyo? Kubera iki wowe udashobora kwicara utegereza? Mwani mwataye umuco. Utegereze iki? Utegereze iki? Niba nawe wiyumva ko uri mwiza, urumva urabizi ko uri mwiza, kuko udashobora kwicara cyangwa umere nyine urugero Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ukuntu yitwara urabizi, ukuntu ameze si no muri sosiyete, buriya n'ubuzima busanzwe, sibyo? Kubera iki udashobora kuvuga okay, twebwe uburyo dukurura abahungu, ushobora kubona akahita avuga uriya mukobwa ni mwiza, aratuje, aracecetse. Abahungu bakunda umuntu utuje guys. We yajya akanya nshaka kumenya umeze neza, nta kururu, nta rusaku, nta kavuyo. Ntago ari bose, ndabizi ko atari bose. Ngiye aka kanya ikintu nshaka kunsubiza ni kimwe, umuntu abwirwa n'iki? Umuntu umukunda bya nyabyo, nyine utanga urukundo nyine ruzima rwa nyabyo. Guys, mumfashe iki kibazo. Imana yaduhishe kureba mu mitima y'abantu, sibyo? Yes, yaduhishe kureba mu mitima y'abantu, ariko ikintu kikubwira umuntu ugukunda, uburyo njye ndi gutekereza, sibyo? Umuntu tuvuge uri muri relationship na runaka, uramuhamagaye ati hello, ufite ikibazo iki n'iki, sinkeneye amafaranga, sinkeneye iki, nkeneye inama zawe, nkeneye kongeraho. Umuntu uzata akazi ke agata ikintu cyose yari arimo akaza hutihuta aje kukureba, guys, umuntu aragukunda. Icyo ni cyo gishobora kukwereka ko umuntu agukunda. Ndacyakubwira, umuntu ubwira ikibazo cyawe akakugira inama, guys, umuntu aragukunda. Umuntu ugufasha muri buri kimwe cyose, mu buzima busanzwe bwo hanze hano, mu buzima bundi urimo, mu bindi bibazo uri gucamo, umuntu uzakubahira ko wubaha Imana, guys, umuntu aragukunda. Ariko ntimwibagirwe yuko hari fabricate z'abo bantu gusa. That's why mugomba kuba attentive, mugomba nyine kwaguka, nyine mugafungura amaso mukareba no hirya y'ubuzima. Think beyond our nose. Of course, ibyo ngibyo sinzi ko ari byo bintu bishobora guhamiriza umuntu ukamukunda, kubera ko nk'ukuntu atangiye nkubwira, hari abahungu baba bateguye ku kintu kijyanye na care, ushobora gutaka gusa ukimubwira ati sheri simeze neza, sinshaka amafaranga, sinshaka iki, bro, ukajya gukupa telefone akuriho aguhagaze iruhande, kandi mu by'ukuri uyu muntu atagukunda yigukira umutima wawe. Hari umuhungu ibyo nababwiye byirarira atagaye, muri kubyumva mwe murumva atari akantu k'irari, mutubwire. Oya, njye sindi kumwe nawe, sinzi uko ndi bwigere nanahuza nawe, kubera yuko byakomeye wa irari umuntu ufite irari ukuntu njye mbitekereza, umuntu ufite irari
araza nimba ari ayo mafaranga akayagushikisha agakora iyo bwabaga. Ariko umuntu ufite irari ukwezi kumwe wamaze kumubona. Hari n'umuntu udafite irari. Irari ryageze ku yindi ntera guys. Irari ryageze ku yindi ntera. Umuntu ashaka kuza mana akaguha keya. Mana we akagukorera buri kimwe cyose. Guys ukajya mu rukundo gapfa umutima ugahena. Babyita guhena mu Kirundi. Urumva? Guys umuntu agufitiye iki? Irari bro. Ari kugukinisha. Prayer boy. Abo bantu murabazi. Njye abahungu nabagira inama yo kwisubiraho kubera ko abakobwa muri kubaza imitima yabo, muri gukina n'amarangamutima yabo, kandi abakobwa buriye shad n'ukuri tugira umutima ukunda pe, dukunda by'ukuri mpano we. Nyine twebwe turakunda tukaza wese, ariko mwebwe akenshi muba mufite papa se kutubaza. Bro, mwihane njye nabahereza inama yo gusoreza aho ngaho izo gahunda. Ibyo bintu mukabirekera aho ngaho mukajya mu murongo muzima wo gukunda, kuko mane twe tuhereza urukundo ruzima. Ariko nanone utibagiye ko hari abakobwa, hari abakobwa baba bazi gutegura. Uri kumva mane umukobwa akaba yifitiye ubwiza bwe, yifitiye n'akazi ke keza. Uri kumva uno mukobwa nyine we ntago aba akiri muri bya by'akajagari kuvuga ngo ategereje umuhungu uzaza kumwitaho kwa kuba yihagije. Aba ari mwiza, uri kumva aba yifitiye akazi ke wenda akamuhemba amafaranga makeya, abasha kubona nyine ibituma yakiyitaho. Noneho adakeneye wa muhungu uzaza amubwira ati ndakwishyurira inzu, ndakumenyera ibi, mumenyera ibi, noneho kujya wa mukobwa ashidurwe na ya mafaranga. Abo bakobwa nibo bariho, si bariho? Bariho cyane. None se wabaye amafaranga wayaguha ukayanga? Uri mwiza, umeze neza, sibyo? Njye ntabwo nayemera. Umuntu arakubwiye guys, mutubwire. Umuntu araje kugesha uri mwiza, umeze neza, urebana. Ejo randi rudazakubwira ishyura inzu, uzakenera guhaha, mama waza gusaba amafaranga runaka amafaranga, ayo mafaranga uzayakura he? Umuntu araje akubwira ati mana we mbega umukobwa mwiza, we mbega umuhungu mwiza. Ayo mafaranga wayanga bagwaye, tuvuge wenda like wenda nk'igihumbi cy'idolari, katuvuga ayo ngaho igihumbi cy'idolari, si amafaranga menshi y'amanyarwanda. Wowe wayanga guys, njye ntabwo ndi kubwe nawe na rimwe. Akakujyana hehe Dubai bro, kamare 1 week ukaryoshya ugamera neza, wabyanga rata mumbwire. Guys ibyo ni ibishuko bishira vuba. Nkuko nababwiye ko umuyaga ushaka kuzana utwanda mu kanya ukongera ukatwimura, niko two dushuko tuza nyine tugahita tujyana nk'umuyaga, kandi bikarangira usigaye ubabaye. Guys Reka mbabaza, nimukine n'ubuzima, mukundane urukundo rw'ukuri, urukundo rurimo ibyishimo rutarimo ibishuko. Amafaranga bro, uri umukobwa cyangwa uri umusore nyine wabasha kwihigira ubuzima, ukemera ugakora akazi nyine gasuzuguritse, ariko ukajya akavuye mu maboko yawe. Mwishuko n'ibishuko by'amafaranga. Guys mutugire inama, uyu mukobwa ndi kumva kundi ibishuko. None se rata ukora ako kazi, tuvuge wenda uri umusekirite wa company runaka, company ihemba amafaranga menshi, ntabwo mfite experience gusa imagination zanjye, buriya ntabwo bahemba tuvuge wenda nk'ijana, siyo menshi. None se guys kora ubusekirite, sibyo? Uhuye n'umuntu bro arakwikundiye, ari single, urabizi sibyo? Si umuntu wenda uba hanze cyangwa uba ahandi hantu, muraganiriye, umuntu yarakwikundiye akubwiye ati sha ndagukunda pe, ndagukunda. So bwa mbere akubonye ugati wazaretse tukajyana muri vacances, kejo ni ndafata vacances ku kazi, urabiza afite amafaranga bro. Ayo mafaranga ayitesha mumbwire. Shashami rwose njye ntabwo nayitesha. Nukuri pe njye ntabwo, kandi nako kazi nkakora ni ukuri dose. Njye rwose ntabwo njye burareka nkubwire. Data guys mujye mwiga kurya utwo mufite kandi munyurwe natwo. Sibyo nyine nimukazajye mukunda kubaho ubuzima mudakwiriye kuba murimo. Hariho abantu bafite amafaranga, ndabyemera pe 100%. Hariho n'abatipe bazi kuyatanga, bazi gutanga amafaranga. Ariko wese guys ibyo ntabwo ari ibishuko, kuko ntabwo bayakuye mu mufuka wabo. Wowe uburenganzira bwawe kuko ntago gutwara kujya nyine nahagaze akagutera ngo arakujyanye, icyo nicyo gishuko, sibyo? Ntago umuntu araza akakubaza yaguhaye agaciro, yakubajije
ngwino tuzagera muri vacances saguhatirije bantu mudakunda guhatirizwa mu merayike oya guys nimukora amakosa abantu mudakunda guhatirizwa mu merayike ibindi ubundi hanyuma ratabambwira ubwo umuntu abaguhatirije cyangwa ahubwo abakwihisha shashami burareka ngwereka gutanga ni umuco w'ikinyarwanda sibyo kandi ntabwo umuntu yaguhereza utari bwakira oya nimugasuzugure nimukazana imico mibi yo gusuzugura mujye mwemera we shashami wacu gushukaba nimugasuzugure shashami burareka nkubwire amafaranga bazayaguha akazi kawe kazakomeza you have to be attention nawe ukirinda oya shashami nese aririnda mujye mukura mwakira amafaranga nimukazana imico mibi yo kwanga ibintu oya burareka nkubwire umuntu ushaka kuza nyine muri relationship uri kumva umutipe nyine ushaka kuza mu rukundo rwa nyarwo uri kumva mani nagaze nyine ahita gukubitaho deal y'amafaranga kuko igishuko cya mbere nyine aba ahaye umuntu nayo mafaranga noneho icyo ndi kuvuga ndi kuvuga uru rukundo ruza mu buzima bw'umuntu ruje gukina n'umuntu kubera nyine ibintu bifatika bitwaje ayo mafaranga izo modoka kwaka gusanze wenda n'urugero wenda uri umupranto wo kwa muganga aje yitwaje agusanze muri ako kazi gasuzuguritse n'urugero noneho amaze kukagusangamo wenda uhembwa n'ibihumbi 30 nta wenda binarenga uri kumva n'amafaranga make kayahayemo imvune nyinshi uyu muntu nahagera akakubona guys mumfashe n'ukuri njye ntabwo turi kubyumva kimwe uyu muntu arakugeraho narangiza akubwira ati kano kazi kavemo akira amafaranga akira umushingiye business uyu muntu arashaka urukundo rwa nyarwo cyangwa ibyo nibishukazanye njye ndi kwibaza uyu muntu uzahita guturaho business amafaranga kujya kuruhuka wa mugani nk'uko babivugaga uyu muntu arashaka urukundo cyangwa nyine ibyo nibishuko by'ibintu bifatika tureba twe tubonesha amaso aka kanya azanye guys mutubwire none se kankubaza akabazo gato umuntu muramenyeranye muraziranye sibyo mumaranye igihe pe muri n'inshuti agukunda uko uri sibyo umeze neza aza akazi ukora aza ahantu ukora buri munsi aza kugufata sibyo wabyanga ntabwo wabyanga buri munsi aragutahana guys sibyo hari igihe mujyana kuri lunch akazi kawe karangiye ntabwo wishe akazi nta kuko nawe ntabwo wakica akazi hanyuma arakubwira ati njyewe rwose nkunda ukuntu umeze ndakwikundira wese uko umeze uko usa nyine wowe wese ndagukunda hanyuma arakubwira ati warese tukazajyana Dubai wabyanga njye rwose sinabyemera kuko burareka nkubwire umuntu w'inshuti yawe gusabye w'inshuti yawe inshuti yawe nyine mu buhe buryo twari turi kuganira kuri relationship inshuti yawe mu buhe buryo mwahuye mute mugeze kuri etape yo kujya kuruhuka byatangiye bite kugira mugere kuri urwo rwego rwo kujya kuruhuka Dubai none se ese mujyanye kuruhuka nk'umuntu mukundana mujyanye kuruhuka nka boss wawe nyine wenda ni gahunda y'abakozi bose mu kazi mugiye kuruhuka mwese mujyanye kuruhuka mu ruhe rwego ninde none se rata nawe mudashaka ibishuko boss wawe ntabwo ashaka kujyana bwo akagushuka kandi mujyanye n'abandi bakozi oya ntabwo mbyemera guys mutubwire ntabwo mbyemera namwe mudukiranira ibyo bintu ntabwo bibaho simbyemera kankuru erega burareka nkubwire sibyo njye nimba ndi muri relationship n'umuhungu nkaba mukunda nawe akaba nkunda wenda nyine ibyo bintu bijyanye n'ibishuko mu rukundo rwacu ntibirimo arankunda bya nyabyo ntenda mukunda sibyo noneho tugiye muri gahunda y'akazi boss aranshuka gute kandi njye mfite boyfriend dukundana si ngombwa ko boss aba abizi ko nkundana na boyfriend uri kumva njye nitugera boss agakenera ko twibeta abakozi tukajya mu bindi bintu runaka uri kumva sindi bubyemere ibyo ngibyo bakorwa na babakobwa bafite gute bafite umuco wo gutendeka guys mubyibuke njyewe nimba nkundana na boyfriend wanjye boss aranyana muri ibyo kubera iki ntabwo ndi bubyemere njyewe ndahagarara ku rukundo rwanjye nyakuri sinende ku muhungu dukundana ndamukunda nawe arankunda ntabwo ndi bwemerere boss kubera iki namwemerera akabazo gato cyane ugiye gukora ahantu boss ahura wowe umuntu ugukunda ntabwo wamubona so mubona ukamumenya
ugukunda nyine umuntu wagukunze okay wagukurashinze yes wagukurashinze nyine umuntu wagukurashinze abakuzanaho irari ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo uramureba ukamumenya si umureba ukamumenya this generation niko tumeze sibyo niba akugiriye crush mukamara igihe ukabona crush imaze igihe mana yanjye wowe wibyitaho ahubwo wowe tegereza nyine ibyo ngibyo ndi kubyumva uyu mwana nyine mubwire wowe ubundi ni gute ushobora gufata ugafatanya urukundo akazi gushaka amafaranga ibiki ishuri ibyo nabishobora baravuga ngo impyisi ngo imirimo ibiri yananiye iki impyisi bro hariho abantu kora umurimo umwe guys n'ahandi uzica akazi boyfriend yakurakaje ni handi uzica gahunda zawe zose boyfriend yandakaje boyfriend aramamagaye ngomba kugenda iyo ni iyindi proje niba ufite boyfriend making sure ko ibyo ukenera byose bifite mu buzima abifite gute wowe ubifite nta muntu wihagije nyine nta muntu wihagije ariko nawe mbere yuko boyfriend wawe azagukata cyangwa se muzarakaranya cyangwa se muza breaking up making sure ko ibintu byose abizi mba ngiye mubwire urukundo ntabwo ari amafaranga urukundo si amafaranga nibyo gazigo oya kuri wowe urukundo ni amafaranga ubu ntabwo ati twigire Dubai urahita uguruka nyine mu gihe cyane sha none se rato wowe wabyanga umukobwa arananiwe guys umukobwa ni akomeye ni ukuri urukundo ntabwo ari amafaranga uretse ko ahubwo abakobwa b'iki gihe mwataye umuco urukundo ntabwo ari amafaranga urukundo nyine ni urukundo none se rato ako guys kamubwire basi mumbabarire mbagire inama ho gatoya uzabigerageza akanya gato byibuze mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri ukunde n'urukundo ibyo byose babishyize ku ruhande by'amafaranga n'ibindi nyine bifatika bimwe bitubona ushyire ku ruhande winjire mu rukundo nyine urukundo rwa nyarwo rudafite ikindi kintu rushingiyeho guys urebe ukuntu urwo rukundo ruba ruryoshye noneho urukundo nyine wowe uri kuvuga ngo urukundo ni amafaranga guys urwo rukundo nta mahoro aba rurimo muzabigerageze muzambwira none se cyangwa nawe uzabigerageze kwanza ari wowe uzabigerageze wenda narabigerageza wowe uri kuvuga ngo urukundo ni amafaranga gute njye ndi mwiza ngomba gutegereza umuhungu guys none se yari kujya mu rukundo rwa nyarwo uyu mukobwa asigaye umva wowe uri kuvuga urukundo n'amafaranga ugira iyerekwa atwandikira muri comment umva nkubaze rero none se kamaze akana gato baguhaye umuhungu sibyo mwiza ufite amahoro umeze neza ufite amafaranga sibyo n'undi mwiza ubona ko ari mwiza uyu w'umunyamahoro udafite amafaranga ahitamo undi guys njye nahitamo udafite n'igiceri na kimwe wowe wahitamo nde mutubwire ati kubera iki njyewe ntabwo nakishimira uri kumva kujya nyine kubyina mu bintu bitarimo imbaraga zanjye ariko uyu muhungu nyine mpuye nawe nta kintu afite ari ukwishakisha nk'uko nari ndi kwishakisha uyu muhungu tuzafatana amaboko nitwubaka etaje nzavuga ko iyi etaje nayo nayigizemo uruhare guys ibintu umva sinzi umuririmbyi nimba ari Theo bose babiri yararirimbye ngo igihe duke dufite amahoro ngo kuko ibyinshi byuzuyemo amaganya uri kumva uyu muhungu njyewe udafite na rimwe niwe ndewe namusanga n'umutima ukunze wa muhungu nimba uhari iyerekwa hafi umva rero mbabwire kwanza ndeka mbanze nkuze kuko ubanza utumbisha ikibazo cyanjye nacyumbishe bro nasanga njyewe umuhungu udafite n'igiceri na guys rata wowe usahita mufite amafaranga akakubwira ati nzakora business niba ushaka kuvunika umva nzaguha rugari ugenda uvunike akazi kawe sinzakagukuraho nzaguha icyo ushaka cyose ariko akazi kawe kagumyeho wewe wahita usanga umuntu ufite amafaranga yego kumva ahubwo nawe uhari mumundangire guys ingende seriye umuco waratakaye abakobwa isi sinzi umuntu wavuze ngo isi iri kugenda hinduka neza oya ntabwo wankora ibyo bintu guys kujya kuba mu cyaro no kuba mu mujyi waba hehe mu mujyi bro ariko wibuka ko uyu mujyi tutavukiyemo wenda yabavukiyemo gusa
hariho n'abataravukiye mu mujyi kandi guys wavukiye mu cyaro ukora wumva ushaka kuba mu mujyi umuntu akubwiye ngo ngwino mu mujyi wabyanga ahubwo akakubwira niba ushaka kuba mu mujyi sibyo kora cyane ibyo amafaranga byibonesha wumva nyine nabyo ariko nubona amahirwe ntuzayitesha nabona amafaranga nubona amahirwe sheri ariko ufite kuba attentive mu mutwe wawe kareba ko ese koko kuko hano hanze nubwo ndi kuvuga ibi hano hanze hari abantu bagurisha abakobwa bakubeshya tujye Dubai turuhuke ndagukunda ibiki ukagenda guys ba nyine reba kure ese umenye ngo umuntu turi kumwe n'iki ibyo bintu mwarabyirengagije abantu bose barabitaye bakurikiye amafaranga bakurikiye iki oya be attentive guys especially girls nase uri gufana nyine amafaranga ubwo nyine hari amafaranga niho bajya bashaka guys mucane ku maso ngende kubona izi nama mucane he bacane ku maso barebe bafitiye nyine barebe ibintu by'umumaro n'umumaro muzahigana mukababarana shabro nago ibintu by'umumaro nago ari kuzagenda uri kumva ngo umuhungu muhite muhura wenda nimugoroba urumva ngahita kuvuga ati ngiye mfite miliyoni 100 kuri konti yanjye ukumva n'urugero wenda miliyoni 100 kuri konti yanjye nifite inzu yanjye nifite inzu yanjye Kacyiru ahantu heza uri kumva nifite imodoka yanjye nyine imeze ukuntu gutandukanye urumva njyewe mubwo muhuye nimugoroba njyewe uri tayari mu kwezi gutaha dukora ubukwe nicyo kintu cyonyine naburaga uwo muntu akuzaniye ibyuzuye wowe ndi kumva wahita uvuga ati ahubwo vuba siko ntago nyarutse uri kumva koko wowe uri kujya ahantu hagize gute hari ibyuzuye ariko guys umuhungu nimba aje akagusanga akakubwira ati nshoje kaminuza ubu ngubu nibwo nyishoje noneho ndi gushaka akazi ariko mfite intege n'iyi ndi gushaka akazi imana imfashije kameza akazi wenda kamemba 400 n'urugero ku kwezi mu myaka 2 ndi kumva aya mafaranga yabagwiriye hari ikintu kizima nawe nyakuyemo wanyemera tugatangira urugendo rwa relationship muri iyi myaka 2 ubwo ndi gushaka akazi mu myaka 2 byibuze hari ahantu naba ngeze uri kumva tugahita tubana guys ari aba bahungu babiri ari ufite ibyuzuye ari nuje akakwereka ko nta kintu afite agiye guhera kuri 0 kandi akaba ashaka ko mutangiye urugendo rwa relationship ariko akaguhereza imyaka 2 bro urabibona ko nta kintu afite urumva nyine nibwo akiva mu buzima bw'ishuri wenda aracyasaba niwabo utuntu tumwe na tumwe ari gushaka akazi ariko muri aka kazi ari gushaka we arakubwira ati ngiye imyaka 2 twinjiye muri relationship imyaka 2 ngiye nizeye ko ngiye kubona akazi wenda katari mu 400 naba make azaba ari 400 aka kazi mu myaka 2 hari ikintu kizima nzaba nkwe mu dute tubana hari nuje murahuye arakubwira ati ngiye mfite inzu mfite miliyoni 100 kuri konte mfite imodoka yanjye nyine mfite ibyuzuye wanyemerera mu kwezi gutashya nyuma y'amezi 2 tukazi tukwa mariage kubera iki guys munyumve neza guys yaba yakubajije ntago aba gutegetse arakubajije ngo mu mezi igihe runaka aguhaye wabyemera muri icyo gihe baguhaye ratumva ngubwira ikintu wakora muri ayo mezi 2 guys nawe ufite kuba attentive ukamenya ngo iyo ayo mezi 2 amaye ese I'm sure ko ibyo bintu ambwiye bifite ese niba bifite ndakora iki umwanzuro wa mu mutwe w'umuntu ibintu byose bibera mu mutwe aba yabifite ari ibyo nawe washoje kwiga ari ibyo yes bizi neza ko nta yindi purpose afite yes aba yabifite why tutajyana nuguhita uhubuka ugahita ugahita ahubwo ngira vuba oya naho baravuga ngo icyo uzanye ku meza nikigira gute ntabwo mbizi nikigira gute guys icyo uzanye ku meza nicyo nawe kikugarukira oya niwo mugani w'iyi generation nyine sinjye ubuciye ariko guys mujye mu rukundo mwihigire muri iyo myaka tugaruke kuri wa muhungu bavuze ngo usoje kaminuza
sibyo yes ashoje amashuri asoje kaminuza aguhaye imyaka 2 relationship ako kazaza agakuraho kamuhebe 400 agomba kuba afite experience mumbwiza ukuri agomba kuba akazi kose usaba uba ufite kuba ufite experience y'akazi ugiye gukora uwo muntu ugiye gusaba akazi k'ibihumbi 400 kuyumva akeneye iki experience like 1 year uri kubyumva iyo 1 year azayikorera adahembwa izo 400 atanahembwa mu ijana guys muri kubyumva ndaguhakanyisha buretse gato umwaka wa mbere suciyeho uwa kabiri uraje bamusabye experience y'imyaka ingahe 2 guys imyaka 2 bagwaye sirangiye uracyakora iki oya njyewe ndaguhakanyisha ati kubera iki uri kubona nyine igihe tugezemo ikinyajana turimo umuntu ajya gusoza kwiga haba hari amastage guys hari nabashuke hari umuntu ujya gukora stage mu kigo kiri serious mu kigo gikomeye uri kumva ku buryo ajya no gusaba akazi yatanga nyine yajya kudepoza ari gusaba akazi byonyine bareba ahantu yakoreye stage byonyine aho honyine agahita hamwicaza muri iyo ntebe agahita hamuhesha akazi kubera ahantu mu kigo runaka yakoreyemo stage guys aya ni amahirwe nk'ayandi nk'uko wahura n'umuntu ufite amafaranga aya ni ayandi mahirwe bro umva erega n'ubundi akazi ni amahirwe kubera ko abize bose ntabwo ariko bakora n'ubuzima turimo n'ubuzima tubayemo kuri uyu munsi kuri iyi saa kugeza upfuye ni amahirwe ufite yes of course amahirwe uzabona ntuzayiteshe ngo nuko umuntu ngo nta mafaranga ngo naki niba afite amafaranga umukunda inzira irafunguye niba nta mafaranga afite umukunda guys buri wese ni inzira irata guys njye nabagira inama kandi umutima wawe gushinze icyaha ntuzakora icyo kintu niba umutima wakuburiye ati wigikora mu mutwe ari kumva reka nyikore nta kibazo no wigikora kora icyo umutima wakubwiye mwumvire imitima yanyu guys mwivuga ngo umuntu ngo nango sometimes imitima iradushuka kucyo wumvira kandi imitima irashukana guys please umukobwa nabaye bamba mubeseri sometimes imitima yacu iradushuka uri kumva ngiye nko kuntu nabahaye urugero uwo mutiba ashobora kuza yifitiye izo miliyoni z'ijana inzu ye imodoka ndetse n'ibindi bintu ku ruhande noneho wowe ko wenda n'urugero ufite akazi k'ibihumbi 100 uri kumva kandi uba muri ghetto urishyura murumuna yawe wenda kushobora guhamagara nyoheza 5 ibintu nk'ibyo uri kumva nawe uri kwihiga sibyo nawe uri guhiga ubuzima noneho nta kintu utegereje washoje kwiga uwo mutipa araje gukubise ibyo ngibyo imbere wowe nubwo ubanjije gushishoza n'ibiki kubera wenda na stress z'ubuzima uri kureba 100 nta kintu kimwe bimariye no kumva ngo ndakora gusa uri kumva uhise ufata decision umutima uragushutse ufashe decision yo kujya gushaka avuga uti n'ubundi ndakuze reka ngende nyine tubane guys icyo gihe umutima uragushutse kubera ko bira bintu ugiyemo byuzuye uri kumva bira bintu ugiyemo byuzuye nyine wowe ukagenda uri kumva umutima uragushutse uragiye ni wenda nakakazi k'ibihumbi 100 uhise ugaparika uri kumva ugeze mu rugo ni hahandi nyine rwa rukundo rwanyu rw'igihe gito rute rwangirika ariko ngiye inama nabagira man reba uyu muhungu nyine ari kuri 0 nawe uri kuri 0 mutangirana ubuzima mu buhige yanzu muzayikure mu maboko yanyu ya modoka muzayihigire mu maboko yanyu na bya bindi byose muzabigereho muri kumwe uru rukundo guys muzabigerageze cyangwa muzashaka inyi muzakorera research muzambwire uru rukundo ni rwa rukundo rukomeye kuruta rwandi rw'umuntu wagiye mu rukundo ibintu byose birifuza mutubwire araho gukundana n'umuntu mukabana afite amafaranga afite buri kimwe ntago gukuye ku kazi kawe unakavuye akagusubijeho nta kintu abuze mu buzima byose yarabiguhaye kandi arabifite mu maboko ye yarabivunikiye sibyo yabiguhaye murabanye urukundo rurakomeye nta kintu kibaho ku isi gihora ari cyiza ibintu byose bihora ari ups and down sibyo hanyuma undi araje maze gusoza kaminuza ako kazi arakabonye ahembwa amafaranga murakoze okay katuvuge mwasezeranye ivangamutungo sibyo muhahana reka bari ko mbivuga
mbere y'uko mujya gusezerana iryo vangamutungo mu hantu nta n'umwe wari ufite ikintu n'iki na kimwe sibyo ariko mwarabihiga uretse gato mwarabihiga yes guys murabanye noneho ukajya ubona ibintu byose ni perfect kuko mwarakundanye ibintu byose mwarabishakanye ukajya ubona ubuzima ni perfect guys sibyo nyuma ibintu birangiye cyangwa se wenda bigeze hahandi nyine ibintu biba bitangiye kuryoha nibwo utangiye kumenya ko afite side chain abantu urwo rukundo simvuze ko ari rwo rwonyine ariko 100 okay like 50% kamvuge 50% abo bantu baba ntabwo ibyo bintu bishoboka ibintu ntabwo bishoboka oya ntabwo bishoboka yuko uyu muhungu mwatangiranye murabanye ibintu byose murabikoranye murafatanyije man nk'uko bavuga ngo aguteye ingabo mu bitugu sibyo other side ari kuguca inyuma kuko abona yuko yagukunze ushoboye murabyubakanya mubigize gute at the end agukuyemo abisigayemo ntabwo bibaho guys mutubwire ntabwo bibaho njye nta nubwo nanabyemeye nta nubwo bibaho njyewe nzi umuntu yakundanye n'umusista bahiga buri kimwe shabahera aze babyita aze from scratch sibyo barahiga amani baba bakire baba ndi nyine ntawe ushaka kugera kuri wa mukavuga ati nyine runaka oya ntabwo ari nyine hahandi nawe umutima wawe tuvuga ati thank God Imana ibaho sibyo uzi icyabaye se tutavuze byinshi muzi icyabaye se umusista bamukuye mu bye kandi ariwe bishatse wenyine guys uwo muhungu aba afite imitima iyi ngiyi mubwize ukuri aba afite imitima ibiri itandukanye data ari wowe gusa ndamye nashidikanya abo bantu ni 3% pe sinumva ukuntu ngewe umuntu mwatangirana 0 kuki baba 3%, kuki bataba wenda nka 40%. Oya ntabwo byo abantu hano hanze waba ufite amafaranga waba ufite iki guys, umutima w'umuntu ntawumenya, nta muntu umenya umutima w'undi. Ntabwo ngiye ushaka kumenya nawe utiyizi, warubizi kuko nawe hari igihe ukora ikintu utazi ngo wagikoze gute cyangwa byagenze gute. Wako icyo kintu ntekereza ko kiba ari ikintu kibayeho kidatunguye wagikoze, ari ikintu gitungura uri kugikorerwa ariko wagikoze ntabwo kiba kimutunguye. Mureke mbabwira kandi ibintu n'ibintu bitegurwa. Mureke mbabwira kandi kantu mutari muzi. Umuntu hari abantu babeshya batandukanye. Hari igihe umuntu abeshya nta nyungu, hari n'ubeshya just gutera story, hari n'ubeshya bifitemo inyungu. Rata muri ubu kiganiro kitaryoshye. Ikiganiro cyacu rero tugisoreje kandi mwakoze cyane kudutiza amaso ndetse n'amatwi yanyu. Nukuri Imana ijye ibaha umugisha, turabakunda cyane guys. Nubwo ikiganiro tugisoje mwibuke kutwandikira muri comment uyu mukobwa uvuga ko urukundo ari amafaranga. N'ubu rwose nubwo ikiganiro kirangiye sindi kumwe nawe, turabakunda. Ikiganiro nakagaruka. Bye bye, like, share and subscribe na comment nyinshi. Turabakunda cyane. Bye bye.